I know you feel it. You uri kuvuga ibyo buriya hase ubu ko numva njyewe to be honest ndicara numva ko umuheto yagakwiye kuba ubu ngubu ari kuri level yo kuvuga ngo ibyo bambwiye ni ukuri cyangwa se habuze someone who can say I'm not feeling you. What? That's when mbikubwira, like, what did you think? It's hard. Ngo nawe duhurire mu kazi gusa yarambabaje ariko nyine ikosa ni ryanjye. Ubundi ko wari umaze imyaka 10 n'ingahe, umaze imyaka like 10 years nkora this kind of beauty pageant. Ntago ndagera muri circumstance igihe no mu contestant twumve turi ubundi feelings zanjye zimbwira ko if I like someone I avoid them avoiding instead. So ubundi se muheto wamwizeyemo iki buryo umuwera open to that level. Ariko nyine iryo ni ikosa naho arikoze and I agree. Ariko nanone kuba nakoze ikosa like kuba nakoze ikosa akahita ngira noneho ari umpenaliza sinzi niba uri kumvira wakoze ikosa uwo ariko rero none uri kugupenaliza noneho ikindi kirimo mwete ntabwo nshaka kubyinjiramo cyane kuko niyo wabimbaza sinabivuga ko that's my life that's n'akazi kanjye ariko ukareba wumve mu mutwe wanjye intambara wararwaniye muheto since day one utamuzi niyo histoire yawe sinari nyizi muri kumva aho ukavuga ngo I will stand to that girl uko bimeze kose uyu mwana ngomba kumuha happiness deserve other factors uzihore kandi atari uko ntekereza ngo nzaryamana nawe kuko kuryamana I can't imagine ntabwo nshobora kumuha ngo ngiye kuryamana n'umuntu like money nashaka kumuha ibyishimo deserve uriya mwana yafighting for that so let me so wowe ibyo byishimo umushakaho ntabwo biguhaye kandi ikibazo uko atanabiguhaye nyine waguye muri unless ari umukobwa uri smart ntashobora kumva wenda smartness yaba afite cyangwa ubukuru yaba afite ku buryo ashobora kugira akavuga atari ko ubundi kuko wanalayizinze nk'umuntu mukuru ubona ko it's possible ntabwo wavuga ngo waryamanye na Jolie uvuye kuri Jolie uryamanye na Elsa uvuye kuri Elsa ugiye kuri ibyo byo it's impossible that's impossible. Ikindi cya kabiri ntabwo if someone are attracted to me or something njyewe I'm a private person umuntu muri private I like my privacy muheto akunda privacy cyane nubwo twabyuka mu gitondo tukabikora ejo tukabikora nubwo wabishaka uri rwabigwi ntiwabimenya tubana right so ngatekereza all those factors why I'm not happy kukinisha ubundi se yanyimiye iki happiness so compare someone who attracted to I wouldn't let them feel it. Okay.
stay in your ni nko kuvuga ngo stay in your lane reka nkubwize ukuri mama siwe nanuhari none ubu ngubu nta kintu gihambaye mfite ubu ngubu nshobora kuvuga sibyo ubu kinsigaranye ni abavandimwe mbura abavandimwe banjye I will fight for that girl witwa Muheto agire happiness agire kuko happiness ndayizi kid ibintu nabijemo the way my trust guide me muri bibi I will ariko ibintu byarambabaje kandi nzabikora Imana izabimfashamo nzashoramo ayo nshoboye nzakora iki not to attract you not to do anything kuko n'ubundi njya ibyo naciyemo nibyo byinshi kurusha kuvuga ngo gukora ariko ndabizi hari abantu ese kidi ntarakwandikira ese kidi ntarakuvugisha ibi ese kidi ndabizi birwaho baraho ngaho n'ababikubaza n'abakurikira nko kibaza if someone like Muheto adashobora kundwanira ishyaka njye murwanira adashobora kumpa happiness njye muhaye adashobora ku yani Muheto mubona in terms of akazi reka ndeke ubuzima gusa in terms of akazi my failure will be your failure exactly so nase niba adashobora kwicara ngo dushyire hamwe dukore ejo umuntu araza imagine umuntu aricara avuga ngo my workmate but this is a typical umuntu dukorana not in the office but umuntu waje muri Miss Rwanda ngo none nizeye ko mwabonye mu Miss Kid akunze rero uko bigomba kugenda ndishobora ko umukobwa azaba successful yes it's fine azaba successful ariko amahirwe hari nuko you deserve it ntabwo nagiye nterure mu terefariya na fight zose ni ukuvuga ngo urumva Miss aba harimo abana fights nyinshi umwana wa kanaka aba ntabashyigikiye aba ntabashyigikiye many things but for me noneho ukareba umuntu wa fighting for everything umuntu araza ukabimenya ko hari umuntu waje akabwira Muheto ngo Muheto bimeze gutya na gutya ukicarana na Muheto the whole day nanakubaza atari ko how about this person nanakubwira n'ibyo bavuganye uyu muntu mubana mute so cyangwa nk'ubu ngubu ni urugero njye nshobora kuza nkavuga ati Muheto urabizi all those friends n'abashuti banjye but be careful about this person he's not good nabikubwira to be honest uje ukambaza ukambwira uti kid uyu muntu uko amamagaye gutya tukabonana Muheto nagukunda sinabikunda ariko nakubwira ngo Muheto I want to see you there ntabwo nshaka kukubona just like ngo agakamba kararaye uri no mu bantu ntekereza ngo Imana nidufasha tukaguma uko tumeze tuzakomeza gukorana even after Miss Rwanda sinshaka kukubona like dreams zawe ziba limited Imana izabidufashemo ariko nyine ukabona umuntu wo kunagufata ntunyumve nabi ntabwo mbona agaciro wamara uku kuza kuryamana nanjye trust me no ntabwo ari byo mwiza kuryamana n'umuntu ni feelings ushobora no kuryamana nanjye utakamba ntabwo ari byo ndi kuvuga ariko nyine it's very bad ni ijambo ribi I don't feel you like I don't feel you rero anyway sinzi ni ijambo wambwa nawe ni ijambo rigize
bikomeye. Mweto, to be honest, naragukunze pe. Not as a girlfriend, boyfriend, no. Ndumva ukunda umuntu, umwana ndamukunda pe. Ibya boyfriend, girlfriend ibyo ni ibintu byizana. Birabyuka bikaza cyangwa nibize. Ariko n'umwana nishimiye. Unyura umutima wanjye nkavuga ndakunda kabisa. And I will try my level best to make her dreams. Good dreams, and at least ndi muri bake nagwa nyine wa mugani we nagwa nyimvamo. It's okay, it's fine, I'm okay. Ariko how, like, ngo can you say a weekend nawe uzaho ngiye nawe uzaho agiye how tugiye, it's fine. Ngo no akamarizo nkazireba none hari ukuntu umuntu akwavoidinga ukabona ko ari kukwavoidinga ariko yananiwe kukubwira direct ngo can you stop that. You get what I'm saying? Yeah, I get you. So kandi muhataranya avoidinga in a way nawe ubibona ariko ntago ndi to be honest mbeto nubwo naba ndi fake ariko nawe nyine hari igihe udashyiramo imiyago ugareka mwavoid, like try to think ko his kid mukorera ariko nyine umuntu akakwereka ko that is fine. Okay, it's fine. Mweto mubwiza ukuri sinubwiye mbura abavandimwe banjye sibona ngira bonyine. Yeah, I will fight for you. Can I think mu bushobozi buke mfite bukeya pe butari na bwinshi. Ntabwo ngiye kukubwira ibintu byinshi but ni benshi nashaka no kuvuga n'amazina yabo at least ndeba aka kanya navuga ngo George umwe n'abanyarwanda se aravuga ngo akumva bari ibintu tuvuganye tubivugana. yeah. George umwe n'abanyarwanda se aravuga ngo kid sinibona iyo naza kuba tutarahuye ariko I don't know niba wenda ibyo nibyo mbwiye hari ibindi avuga ahandi I don't know and I don't care. Ariko at least my effort iyo nzireba nkavuga ngo okay at least hari icyo zatanze ariko ntabwo muzibagirwa ko umuheto yanyumye happiness. Umuheto yambwiye ngo don't feel you. Ariko I love you. I'm glad ko ibiti bitagira n'ikindi. The other good thing about it ni uko bitaguhindura tu. Ikintu cyiza, I appreciate that. No kumindura byo byaraminduye to be honest. Ariko hari kitahinduka ku giti cyawe it's okay kubera ko n'ubundi nicyo wa mugani wabasabye ngo stay in the lane mu murongo w'akazi. Ikitamindukaho ni kimwe nuko nshobora gufata rega Muheto nubwo nakwicara hanga nkavuga okay reka nkora akazi ka Muheto gusa none ahantu bibera bibi nuko wibwira ko for example twicaye tugakora akazi navuga ngo ngiye gukora akazi ka Muheto none ibyo nta nubwo byantwara 30% of my time. Akazi ka Muheto no ni minota ingahe akazi ke naka kandi akaba successful abantu akaba miss rwose ni sawa yakoze ibintu ariko ngewe icyo nshaka is not that. Ngewe ndashaka personal growth ikimuteza imbere ya Muheto. No Miss Rwanda ibyo bizakora abantu bazishima bazabona ibiki bikorwa ngo but icyo ndeba ni personal growth ku buryo umwana nishaka ngo wese ujuri ni yabaye Miss saba ndetse ni basi bikorwa biraho ariko personal growth icyo ndeba ni cyo ngicyo personal icyo kiri personal. So wowe rero yumbwiye ngo stay in your lane gube mu kazi mbashije kubikurikira akaba ibyo ngendera shana bikurikira kandi nubwo byamvuna byanyorohera cyane and I keep ariko that's not what I want. Just ndashaka
ndashaka kubona mwito ndashaka kubona, to be honest, ndashaka kubona papa wawe, mama wawe avuga ngo kandi yubirije. Amen to that. We will. Ariko kuvuga ngo it's fine. So, good night. Thank you for the ride. See you. Good night. And you take care. I will.